Amahoro nshuti bakunzi bacu, ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Kristo Yesu bikomeze kubana namwe mwese. Turabashimira ko mukomeje kutwereka ko mudushyigikiye, kandi turacyakomeza kubibutsa ko mudushyigikira nanone cyane, mukora subscribe ndetse mukora na like. Tubahaye ikaze rero nanone nyine ku murongo wacu wa YouTube channel, niho tugiye kuganirira ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Uyu munsi turasenga isengesho risenya ibikuta, turarebera hamwe imbaraga z'isengesho. Ariko reka tubanze tuvuge ngo gusenga ni ukuganira n'Imana. Ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana, akayibwira ibyo ayifuzaho, akayibwira ibyo adashoboye bimuremereye, ndetse akayitabaza cyangwa se akayishimira. Isengesho rero rigira ibice bitatu, ariko uyu munsi turareba igice kimwe dukunda gukora twese, aricyo gice cyo gusaba. Isengesho tugiramo igice cyo gusaba, ari nacyo abantu benshi dutindaho, kubera ko duhora nyine turi mu ntambara na Satani, cyangwa se mu rugamba tuba dukeneye gushyigikirwamo n'Imana. Isengesho rigira umumaro kubera yuko iyo ubikoze ubishyizeho umutima, ukabikora bikunze, bibasha kuguhindurira ubuzima, bibasha gutuma utera imbere, bibasha gutuma uhindurwa, cyangwa se unahindura byinshi mu byari bikugoye. Turasoma rero ijambo ry'Imana riri muri Yakobo, ibice byaho 5, turahera ku murongo wa 17 n'uwa 18. Haratubwiye ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Turareba ku mbaraga zo gusenga, ariko mu gice cyo gusaba nyine. Bibiliya itubwiye ko Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Rimwe na rimwe hari igihe dutekereza ko Eliya yari umuntu udasanzwe, Eliya yari umuntu wifitemo ubundi bumana, cyangwa se ko yari umuntu watoranijwe n'Imana mu buryo twebwe tutatoranywamo. Ariko ntabwo ari byo. Eliya yari umuntu nkatwe, ariko yari umuntu uzi guha agaciro ikintu arimo. Bibiliya iratubwiye ngo yari umuntu nkatwe, ngo asenga asaba ko imvura itagwa, ndetse Imana iramwumvira, ihagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Utekereze kuba akora ikintu Imana ikamwumvira, yirengagije abandi bazagirwaho ingaruka n'uko amazi atabonetse y'imvura. Kuko murabizi, imvura niyo ifasha imyaka kwera. Imvura igira umumaro muri rusange, niyo imeza ibiti, umwuka mwiza ukaboneka, umumaro wayo turawuzi. Ariko nyine tekereza kuba Imana yaramwumviye, yirengagije abandi bantu bari mu isi bafitiwe umumaro na ya mvura. Bibiliya iratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Niyo magambo abanza, hagakurikira hariya dusomye mu kanya. Umwete dukwiriye kugira, njyewe nawe, ubasha guhindura situwasiyo turimo, si umwete wo kuvuga ngo mvuye aha ngiye aha, mbikoze gutya amasaha menshi cyangize gutya, ahubwo ni umwete wa mbere wo kwizera mu mutima wacu. Hanyuma ikindi ni ugukora ibintu tuzi neza ko bishoboka kandi bizabyara ikindi. Eliya yari ababajwe n'uko abariho icyo gihe batubahaga Imana, ariko aravuga ngo nkwiriye gukora ikintu gituma aba bantu bose bahindukira bakamenya Imana nkorera ko ari Imana ikomeye.
Aya magambo Bibiliya itubwiye ashimangira neza imvugo Eliya yarabwiye Ahabu, aramubwira ngo imvura ntizongera kugwa ndetse n'ikime ntikizatonda ngo kugeza igihe azabitegekera. Uwivugaga yari Eliya, igihe azategekera. Ntabwo yigeze amubwira ngo kugeza igihe Imana izabishakira, kuko yari azi neza ko umwete yagize asenga Imana yamwumviye. Twebwe tujya dusenga, tugasengera ikintu runaka, tugafata amasengesho y'iminsi runaka, ariko twagezamo hagati tukabivanga n'ibindi. Hano ndashaka kukubwira ngo niba ushaka gusenga ku buryo ibintu bihinduka nk'uko Eliya byagenze, biragusaba rwose kutanyeganyezwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Uretse icyo ngicyo hagurutse ugiye gusengera. Ibindi n'ubundi ntibizabura kuza, kuko Satani ahora atugabaho ibitero umunsi ku wundi. Ariko ntuzabihange amaso. Tuvuge ko uhagurutse cyangwa ufashe amasengesho yo gusengera akazi. Ahari wenda uri umushomeri. Niba uriho usengera akazi, igihe runaka wavuze, biragusaba ko utazabivangamo no gusengera ikindi icyo ari cyo cyose. Ahari wenda ngo usengere no kugura ikibanza, ahari wenda ngo usengere no kugira imodoka. Ibyo byose iyo urebye usanga bikubiye mu kintu kimwe cyitwa gutunga amafaranga. Kandi nyine amafaranga azava mu kazi. Wowe sengera akazi gusa, aba ari byo hamaho, utitaye ku bindi bizaza. Ahari ushobora kurwaza umugore, ahari se uzarwaza umugabo mo hagati aho, ahari se uzarwaza abana, ariko hama ku ntego. Uhame ku ntego imwe kuzageza ubwo icyo uriho usengera uzakibona. Gusenga bigira umumaro udasanzwe. Bikuraho ibitero by'abanzi, bikiza indwara. Gusenga iyo usenze ufite umwete ushishikaye, bihindura imibereho yacu. Tuze kuvuga se kuri Hezekiya. Hezekiya yari atewe n'undi mwami witwaga umwami wa Ashuri, yitwaga Senakeribu. Senakeribu yari afite ubuhamya bw'uko aho ateye hose atsinda. Ndetse ubwo yari ariho atera Hezekiya n'ubwami bwe, yabanje kumutumaho mbere y'uko amutera. Abanza kumuha amakuru y'uko azaza. Amuha n'ibihamya by'uko ari umugabo w'umutsinzi, amubwira abandi bami yagiye atsinda benshi. Hezekiya abyumvise asanga ibyo amubwiye ni ukuri. Hezekiya ubwo yirebye ku mbaraga, yasanze nta mbaraga afite zatsinda umwami wa Ashuri. Ariko agira ubwenge bwo gusenga Imana ashishikaye. Ategeka abaturage ayoboye ko bose bafata igihe cyo kwiyiriza ubusa, batakira Imana ngo ibatabare. Bamaze gukora nk'uko Hezekiya yabivuze, Imana yabahaye ubutabazi. Yohereza marayika wayo, yica ingabo zose z'umwami wa Ashuri, ari we Senakeribu. Senakeribu abonye ko ibintu bikomeye, arahunga arirukanka. Ariko kandi ageze iwe, kuko Hezekiya yatabaje Imana, imbaraga z'Imana zikorera mu bahungu be baramwica. Ubwo icyari kwirata imbaraga za kimuntu biba birasenyutse. Gusengana umwete kwa Hezekiya n'abo yari ayoboye, byatumye bagira intsinzi batakuye mu maboko yabo. Birashoboka rero ko nawe ufite ikibazo kikugoye. Sengana umwete. Reka kureba ibindi, fata kimwe, ukijyeho mpaka gikunze. Ndabizi bizakunda. Mfite byinshi nakubwira nkanjye nk'ubuhamya ko bishoboka. Hari ibyo Imana yakoranye nanjye. Hari ibyo Imana yankoreye ubwanjye. Nanjye nasenganye umwete ngira ibintu byinshi bihinduka. Kandi n'uyu munsi ndacyabikora. Buri cyose nshishikayeho nsengera kirakunda. Kabone n'ubwo wowe ushobora kuba utekereza ko kigoye. Ariko icyo ari cyo cyose Imana iragishoboye. Fata umwanya wawe nonaha. Fata umwanya wawe muri ibi bihe. Uko uri bwumve ubishimye kubikora, ubikora ushishikaye. Nta kindi kiguhoza. Igisubizo cyiza uzakibona. Igisubizo cyo gutsinda uzakibona. Ese n'urubyaro ubuze? Fata igihe usenga Imana.
wikwitabaza undi wese kuko niwe wumva umubabaro wawe. Bikore nkawe, ubikore mu mbaraga zawe, kandi ubikore ushishikaye ari nta kindi kikurangaje. Ndabizi neza intsinzi irahari, ndabizi neza uzashima mu kanya gato. Sengana umwete nk'uko Eliya yabigenje, kuko Bibiliya yatubwiye ko yari umuntu nkatwe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, waduhaye ubwiza, uduha kuba abana bawe ari nta kiguzi uduciye. Kandi ijambo riratubwiye ngo Eliya yari umuntu nkatwe, bisobanuye ngo natwe turashoboye. Uyu munsi wumve gusenga kwacu, uyu munsi udukomereze kwizera, utwagure muri byose, utwuzuze imbaraga, utwuzuze imbabazi, utwuzuze kumenya, kugira ngo Mwami kurushaho gutera imbere umunsi ku wundi, kandi turusheho guhindura isi, kuko Eliya ubwo yasengaga yahinduye isi yariho icyo gihe, ndetse na n'uyu munsi turacyamuvuga. Natwe tugiye guhindura isi, udushyigikize imbaraga za Mwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo, amen.